ariko ubu ngubu aka kanya ugiye kufatisha ibyemezo bitari seriye. Uramaze. Shala. Wishyure cyangwa ubireke. Kosa wakoze. Ngiye kubahagurukira. Urumva? Saha ni saha. Douglas yaramukiye. Douglas, why? Birakaze. Birakaze. Yes. Njye cyane no kuba witabira ubutumire bwanjye. Nanjye nejejwe cyane no kwakira ubutumire bwawe. So, watinze byo ntabwo mbigarukaho. Namaze kukubabarira. Gusa ndanezerewe. Nanjye ndishimye. Bakwakiriza iki? Igihe se ngiye ngufite aka kanya ntabwo umutima uri kumpa. Bwisanzire mu marangamutima y'icyo nanko. Oya, no, kure. Ngufite ngiye rwose ndumva mpazi meze neza. Meze neza. Feel free. Reka. Amazi. Okay. Ubwo choice yawe nta kibazo. Yes. Birakuze. Kuki cyacu? Amazi. Ku muhuro wacu, yes, nta kibazo. Ku muhuro wacu. Kunyota yacu. Byose nta kibazo. Douglas. Ndakumva. Igihe ni ikirero ngo nkubwire impamvu nyamukuru yatumye ngutumiza aha hantu. Kandi nizere ko ubyakira nk'uko mbivuze. Nta kibazo ndakumva. So, tuzabikora dute? Tuzabikorera hehe? Mama, rwose
yakoze mino minsi kandi nta kibazo na gitoya yagize ahubwo naza kumwegera mu buzima kuri yose ukuntu ameze hanyuma baza kukubwira mana yanjye siko nabimenya azatwica amafaranga tuzayakura he cyangwa tuzayakura musore oya uriya muhungu umwihorere mama rwose njye amafaranga ndayiba papa nta kibazo mfite ndayiba papa nzabacike ngende ariko uzabuza aho ndi hose tuzajya tuvugana ariko papa umwihorere ntazagira ikintu gitoya amenya hanyuma irangigera muhungu ikomeze igarame hari iziko nyitwita inda yayo kuko sinshaka kamenya ko nayikuyemo hanyuma nzi neza ko nzamuhoza kunyicya akajya ahoramo indezo Douglas urabizi maze igihe kinini kwereka ko ngushaka nakweretse ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye kandi ngenda ngerageza kukwereka ko ngukeneye yes windeba gutyo ndakeka ko ntabeshya urabizi ndi Mariya mfite umugabo n'abana beza n'umugabo mwiza kandi unkunda ibyo urabizi ndabizi yes so ibyo rero ntabwo bikuraho amarangamutima yanjye ubaka akanya none ahangaha ni wowe ubwawe nka Douglas ugiye kwiyumva ugendeye no ku byo nkubwira urebe icyo ukwiye gukora ndasabye ntabwo ntegetse ariko ubitekerezeho wumva icyo ushaka ndashaka urukundo rwawe wijya kure ndashaka urukundo rwawe ndashaka urukundo rwawe ibindi byose bizaziramo jyewe niyangaje nzabyirengera byose uvuga ngo nabitekerejeho n'ingaruka zizazamo nzazirengera we nk'urukundo rwawe nta kigoye kirimo ariko ni wowe ugomba kugira amahitamo yawe Douglas ntabwo naje hano gukina hano ntabwo ari mu kibuga mfite abantu benshi beza bakurenze bakurusha ubushobozi bagenzi banjye mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye wikwirirwa rero bitindaho cyane ikintu kikirura kidusanga mu nzu kiraturya twese asiko izo nzozi zimeze nk'inkono nasomye muri kano gatabo nibyo iyi nimero ngiye kukoherereza tukimara kuva ahangaha ubu nonaha ugiye kugenda uhagere nta kintu uvugana nabo wowe urahamagara uyu muntu nyiri iyi nimero ni mu mujyi rwagati umubwire ngo woherejwe na Juliet ukihagera urahasanga shopu irimo kila kitu ndakumva ufata inkweto yose ushaka wumva ukunze ufate isaha nziza ushaka ufate parfait ufate costume njye ariko ntabwo nkunda amabara pika no nta kibazo ntabwo nkunda amabara pika icyo wumva ushaka cyose ugitore umusibo ejo nzaguhamagara nkubwira aho duhurira yego hanyuma uze wereka abakire bagenzi banjye nabo mumenyana ndabyishimiye yes so tukimara rero kwinjoyinga muri ubwo buryo n'aba bagenzi banjye nko ku mugoroba twenda gusoza mu ibanga rikomeye uzazamuka muri shambure ya 25 yes ukigera muri iyo shambure ya 25 uzahasanga champagne nziza igutegereje tuzasangira nge nawe urabyumva nanjye ntago nzahatinda nzahita ngusangayo yes that's love hanyuma
hanyuma nyine muri iyo shambure nkihagera njye nzaba ndi uwawe uzankoresha icyo ushaka cyose wakoresha telekomande wabigenza gute njye nzaba ndi uwawe njye ntabwo nzaba ndiho hazaba hariho wowe gusa ungenga uko ubishaka imitima yacu iganira tunezerewe mbese uko uzashaka kose njye ntabwo nzaba ndi uwanjye nzaba ndi uwawe okay karameshu ndabyemeye kandi nzabikora I love you. I will love you too. cyakora Tania nakubeshya ndumva umutima wanjye urimo urasimbagurika kubera icyanjira sinzi ndumva ubwoba n'umujinya biri mu mutima wanjye umutima wawe sasa rero ibyiyumviro by'abantu biratandukanye ndumva ntazakomeza kwihangana Douglas kubona agaramye hariya ndumva ngomba gukora akantu agaki wakora Angela ntabwo nzabasha kwihangana Douglas ngiye mubona amaso yanjye kubera iki ndumva icyo umutima ntegeka ari cyo ngomba gukora ntabwo byoroshye wongere witekerezeho Tania ntakubeshye wongere umutima wanjye witekerezeho uranyemeza ko Douglas agomba kumwica kumwica kubera icyanjira